ubu tugiye kwinjira muri yindi ka cyangwa mu kindi gice cya kabiri kugira ngo abantu bamenye Jado wari umusore muri ibyo biye by'intambara. Jado ubu ngubu ameze ate? Jado ageze kuki? Twari tugeze hariya uko wababariye wa muntu, uko abantu baje guhunguka. Abantu baje guhunguka, leta y'u Rwanda Imana yihe umugisha, leta y'ubumwe bwacu bw'abanyarwanda yaje gushyiraho ikintu bitaga gacaca. Ndashima Imana, gacaca ari benshi yubatse, nubwo ari benshi batatangaga amakuru, ariko ndashima Imana ko uyu munsi wa none umuntu waba ufite imyumvire yo gutanga amakuru sinzi ko yaba ari umunyarwanda, babigize ibyabo kuko turi abanyarwanda. Haleluya. Ubwo igihe cyaje kugera abantu barahunguka, bamaje guhunguka habaho ubutabera, abemera ibyaha barirega barababarirwa, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwemera icyaha agasaba imbabazi uwazababarirwa. Kuko ijambo ry'Imana mu Migani 15 umurongo wa 2 haravuga ngo ineza y'umuntu yigira siwe nyirayo, ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ndagira ngo mbabwire impamvu Salomo yanditse ibyo bintu bigendanye n'ubuhamya bwanjye. Iryo jambo impamvu ndivuze nuko yusabye imbabazi ubikuye ku mutima urababarirwa rwose, ariko yuzisabye wininira ukebakeba, icyo giye kamere iravuka, bwa burakari bukagaruka. Ariko ndashima Imana ko Uwiteka yankuyemo uburakari. Haleluya. Ubwo igihe cyaje kugera na wa wundi wahekuye mu rugo aza guhunguka, amaje guhunguka ubwo icyabivuyemo ni igiki rero sasa. Njyewe nahise muri 2000 mu 2000 nahise nzi Kigali kugira nihutisha ubuhamya bwanjye kugira mu bwumve neza. Nje Kigali bambwira ko wa muntu yahungutse, ko hari gacaca nshobora kujya gutanga amakuru kuko ni njye wari ufite amakuru. Ubwo birangije nabaga mu Gatsata, uwo mudamu yarapfuye. Imana Kigali wazanywe nande? Kigali narizanye naze mu bushake bw'Imana. Waje uteze se? Waje kwipine? Waje Okay, urakoze cyane. Umugabo bita Venani, Imana imuhe umugisha, n'ubu aracyariho, ni umwe mu bahigwaga ariko bamwiciye umugore n'abana, ariko Imana yaramushumbushe. Imana imuhe umugisha. Nabanduhura twariganye umuhungu we, ubu ni umuganga muri Rukumberi. Imana imuhe umugisha. Naje mu modoka y'uwo mugabo rero Venani. Nta tike nari mfite, reka mbabwire ubwo buhamya burashekeje cyane. Ishashi yaguraga igiceri cy'10 y'umukara murayizi, ubu zaraciwe leta ni nyiranjajwe. Urakoze cyane. Ishashi y'10 kugira ngo mere atambuza, nafasha ako gashashi nkakubitamo imyenda menya ari 3 nakamambiri. Iyo modoka yari itwawe n'umugabo bita Shimiye, n'ubu arahari. Imana imuhe umugisha. Nyijyamo nta tike mfite. Wumva umugambi w'Imana, niyo mpamvu tuzatura muri Kigali mu murwa. Yesu yaravuze ngo murindire mu murwa niho nzabasanga. Haleluya. Niyo mpamvu tuzarindira mu murwa, ni mu murwa, niyo mpamvu n'ubu nicaye mu murwa. Haleluya. Ubwo igihe cyaje kugira njya muri iyo modoka, hariya uriya muhanda wa Nyamata wari utarazamo kaburimbo, hari ibintu by'ibitaka gusa, imodoka zigenda ziberangura. Ariko ndashima Imana ko twageze muri Kigali. Abateze ubu buhamya ntimubyumve ko nariganije, barambabariye. Icyo gihe navuye mu modoka ndirukanga, nta mafaranga nari mfite, nari narakizwa aho ngaho. Ubwo mu 2000 ndirukanka, maje kwirukanka ndagenda. Wumva umugambi w'Imana, uzi Imana ikuyobora kuba komeye. Natangiye nkubwira ngo izabu ukomeye uca mu bikomeye. Ahantu naruhukiye yeri depite w'inteko ishinga amategeko hano i Remera, bahitaga mu kidepite, uzamutse kuri eglise nkuru caci ku kicaro cy'abadventiste hari. Watungukiye ku mudepite? Bita Nkusi. Utamuzi? Namuzi, ariko Nkusi Juvenali ndumva ubu ntahagarariye paka harira. Paka iki kigo kigenda kireba imitungo y'abayinyereje n'ibiki. Iyo komisiyo umenya ari wihagarariye? Arayihagarariye. Akiri depite w'inteko ishinga amategeko. Uwo mwanya yaje kuvaho, aza guhagararira komisiyo y'abadepite, akaba ari we uca imanza zabo nk'uko bivuze. Ibyo ni byahagarariye muri paki. Ubwo birangije, uwo Nkusi nawe ari mu barokotse, yari depite w'inteko ishinga amategeko. Ubwo niho nagiye, niho nayobeye, ariko Uwiteka umwuka w'Imana niho wanjyanye. Ubwo mpayobeye hari icyato n'ubumenye kigihari, akantu kakato kakuma, nkicaraho nduhuka. Umva umugambi w'Imana, nararuhukaga kugira ngo ninjire mu rugo rw'abakomeye.
ariko Nkusi Juvenal yari yariganye na mama nge ntabizi nari umwana ubwo nabimenye maze kugera muri urwo rugo uraje wumva ukuntu narugezemo kera cyangwa intambara kirangira abadepite murabiza babaye abadepite cyangwa bari abadepite cyangwa banyuze muri izo nzego za leta iyi mitwe y'abasikirite igiyeho vuba icyo gihe abadepite barindwaga n'abapolisi kwa depite w'inteko ishinga amategeko muri icyo gihe yari Nkusi Juvenal yarindwaga n'umupolisi wo mutwe w'abadepite ubwo birangije umupolisi aza kunyirukana kuri icyo cyato nirihanganye n'amarembo y'umuyobozi arambwira ati we Kadogo nari Kadogo arambwira ati vaho ngaho toka abizi ibiburi by'abayobozi cyangwa by'abacunga umutekano Imana babarire ni ibiburi by'ikizere baba bifitemo kugira ngo birukane confidence ubwo nawe wabivuga uri ku rugo rw'umuyobozi namenye uri kuruvogera tumubwira uti have niko byari bimeze asa no gukangara ariko wenda atari n'umutima mubi ari nko kugukangara ati have ntago ari umutima mubi kuko nawe urabyumva akana kangana gutyo gafite ishashi bona rimeze nka kamayibobo rimeze nka kamayibobo rwose muri bisi bakuze kuba ngo nabamarine rimeze nka kamarine ubwo birangije ndamubwira numva burya Imana iyo muri kumwe muragendana bakristo bavandimwe mbere na mbere mujye musoma ijambo niryo ryatubatuye ubwo nahise numva umwuka wera ageze muri nge numva muri mind yanjye hajemo igitekerezo kivuga ngo mubwire ngo nashyitse nje muri uru rugo yibaza akana kamasa ikindi arangije ndamubwira nje muri uru rugo arambwira ngo hano ni kwa perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Nkusi Juvenal ariko iryo zina Juvenal yajyaga azi iwacu afite inganda z'ikawa kureba muri umuntu bitaga shoti n'ubatuye muri Rukumbera araharare kunyumva iryo zina ndaryumva nkubitaho shoti nufite muri umuntu bita shoti umupolisi ati Kadogo zikaje hano abaragiye atireka nkubarize abaragiye abaza Nkusi Juvenal aramaza ati hano hari akana kameze gutya na gutya numvishe kazi muri umuntu wawe nimba ari muri umuntu wawe umbwire nimba kabeshya ngende nkafate nkajyane mu nzego za leta zikagorore cyangwa nimba aje hano koko nkuko yabimbwiye nkahamagara yakunda nkunda meze ukuntu yivugira rero ngo genda ukabwire genda ukabwira ku kana nakirukumbere genda ukabwire kazi ubwo rero baje kundeba ndagenda nuka babiri nakakamaraje k'igiceri cy'icumi nyiransharwa mba ndinjiye banyeretse geto mba nduhukiyemo yari geto yaruhukiragamo umupolisi basimburanaga uw'amanywa so wabaga w'ijoro harimo igitanda cya rasoro ndagenda nanjye numva uko Yesu agira neza mba ndyamye kuri rasoro ifite igitanda Rwanda fomu cyogiye dodomije bundi ariko turashima Imana ko za dodo nazo twaziryamyeho haleluya ubwo birangije ava muri dushe hari mu gihe cyo mu masambiri saa 4 yatwaraga n'umushoferi bita Sengabo ubu ari kutureba aradukurikiranye ubwo iryo zina ni wambwira ngo kuki urivuze ngo wahise urimenya ubwo nararimenye kuko nari nageze ibwami nyine kuko bamama Sengabo zamura amazi yigira gutya mbyumva ubwo arangije Nkusaraza arambwira uraho uruho kwa Sara ubwo Sara ni Mary no kwa Kananura Deo Garatsiyazi ubwo birangije ndamubwira ngo Sara ngo twariganye uwo ni Mary arambwira ati mumuhe umukatarye reka mbabwire impamvu y'uzaba ukomeye uca mu bikomeye ntago nanywaga amata sinaryaga n'inyama ariko inyama abaneza amatwi nubwo nako gatambika muzashakira umuti ndashaka kurya inyama ariko amata sinayanywaga uzazirya nanjye busigaye nzira haleluya uwo munsi nanyweye amata kubera urugo rw'ukomeye suko iwacu wataringa iwacu kwa sogokuru habaga inka 204 ariko abishi bamazeho ariko ndashima Imana ko perezida wacu agenda dushumbusha haleluya ubwo bahise banzanira igikombe cy'inshyushyu ndeba muri urwo rugo ni kwa perezida w'inteko ishinga amategeko nivuga ngo sinywa amata baravuga ese akagakomoka nta nubwo bibaho uzi ariko iyo Yesu yategetse byose biremera ubwo nafashe ya mata nta muti nyoye nanywaga ikivuguto gusa ariko inshyushyu yarananiye ndagigagiga mbona ya mata ndayarangije ntacyo mbaye ndabana kwa Yesu biremera ubu nashyitse
ariko igitangaje cy'Imana badukurikiye kandi Nkusi Juvenal Imana imuha umugisha na madamu we Imana imuha umugisha, ariko kubera ko sinjya ngira ubwoba bwo gutanga ubu buhamya, madamu we niyankundaga, n'ubu njyayo ndabatembera n'inshuti zacu, nacyagiye inzu ye ishya narabatabaye, n'umusikirite waharindaga ubu ngubu arinda kuri banki ya Beka Kimironko, mba ngira ngo mvuge n'abantu amazina mutumva ko twabapirati. Ubwo birangije cyaje kuvamo mudamu yabwiye umugabo we, ubwo nari maze desomeni ibyumweru 2, aravuga ngo uyu mwana abakozi hano dufite abakozi ntakora, aramukarya ntajya ku ishuri yirirwa, ubundi yaje gukora iki? Uwo ni umugore ko se urumva atari byo? Nawe wamushyigikiye? Urumva nibyo koko? Urarya ukanywa oya, kuko Yesu yari yategetse nukure nari kurya, ahubwo ijyaza kujyana mu ishuri nanone kuko nari ku rugo rw'ukomeye. Ubu ngubu impamvu mvuga n'aka gasura mfite babifitemo uruhare ku birayi nahariye. Ariko nanone urumva ko nyine Kigali ahenshi wenda hamwe na hamwe niko hameze, urumva kurya ibyo urabizi ubuzima babugoye. Buriya Imana hari icyo yashakaga, ariko nawe waramubabariye. Naramubabariye, ndaje nkubwira uburyo namubabariyemo. Rero burya Imana hari icyo ibishaka. Igihe cyaje kugira abanyirukana aho hantu biturutse ku mudamu we, ndabyibuka hari hagezweho imodoka bitaga Garopa, nizo bahaga abaminisitiri n'abadepite. Ubwo bwoko bw'iyo modoka nibwo nari ngiye kugendamo, bazatunganya imodoka. Ubwo Nkusera agiye ku Gisake, agiye kureba uruganda rw'ikawa, hari n'izindi kawa bagiye gutera. Rudasingwa mwana wa Sara, itungane dutaje jya ku meza baguha icyayi. Ubwo naritunganyije, ariko burya iyo uzaba ukomeye nk'uko mbivuga, iyi Imana igufiteho umugambi, iguha ikindi cyerekezo. Igihe cyaje kugera rero nditunganya koko na envelope yanjye, bama amafaranga 2,500 Kamambi nari mfite zari zimaze gucika, ngo njye kugura izindi. Babwira Sengabo ngo ucunge uwo mwana atagucika. Hagiye ngewe nagiye ngumwebeye. Ubwo ndagenda ndirukanka, ndirukanka, niwe wagiye kubara inkuru ati umwana wawe yabaga iwanjye yirukanse yigendeye. Ubwo iwacu baza kumenya amakuru ko naje Kigali, ndagenda Imana iranyobora ngwa ku mugabo bitaga Ngabonziza Auguste, yari perezida wa Petero Rwanda, icyahoze ari ikigo kitanga peteroli cyangwa essence, cyahoze cyitwa Shell. Shell, Petero Rwanda niyo yaje guhinduka Shell, niwe wari perezida w'icyo kigo. Kuba tamuzi naje kuhashyika nyuma, aza kureka iyo mirimo aba perezida w'irangira orchestre Irangira Yabamakanyaga Buduru, niwe wari perezida wayo. Irangira orchestre Irangira, Ngabonziza Auguste. Ndamushuhuje, Imana imuhe umugisha. Hari indirimbo nyinshi yasohoye nka Sira Mbabarira, Rugori Rwera, abandi bareba mu makaye yabo, ndumva muzizi izo ndirimbo. Nagenda nahashyikiye, yari afite umukobwa bita Sanyu Tereziya. Ubu yarapfuye azize urupfu rw'ikirago, Imana imuri uko ridashira. Ariko barumuna biwe turaganira, baba muri Mozambique, ndabashuhuje. Cyuzuzo Immaculée, John, Imana ibaha umugisha. Mubyeyi, abo n'abana ba murumuna w'uwo mudamu wapfuye, wari umugore wa Ngabonziza Auguste nashyikiye. N'ubu naje tuvugana mbabwira ko ngiye gutanga ubuhamya kuri iyi TV. Imana rero ibaha umugisha. Ubwo naje kuhashyika, barankunda. Uzi iyo ushaka kwikundwa akaza, reka abantu b'ibigwara, abantu mukure amaboko mu mifuka mukore. Nugera ahantu nk'uko uyu mukozi w'Imana arambaje ngo kwa Nkusi Juvenal, ngo birumvikana umugore impamvu yakwirukanye wararya gudakora. Imana nanjye nahakuye ubwenge, ntigera kwa Nkusi nani kwa Auguste Ngabonziza. Imana w'umugisha arahari, n'umuhungu we yavuye muri South Africa kwiga, Edouard arahari, nawe yitwa Ngabonziza Edouard, imuha umugisha. Babaga mu Nyakabanda, ariko ubu basigaye baba mu Gatsata. Mpageze ndikundwa kaza nkakoropa, kandi bafite umukozi ukoropa, nkateka bafite ubuteka. Ni umugambi w'Imana. Ubwo narahageze, abari kubyumva barumva ari ibitangaza. Wewe warahageze urinjira? Ndaje nkubwira n'uburyo nahavuye nka gikabuga ahubwo. Ubwo byaje
kugera umugabo arankunda noneho umugabo we gabo ziza rwose Imana igumugisha nimba uri kunkurikirana uri kundeba wihangane cyane kavuga aka kantu ni ukuvuga ngo yaje kungira inkoramutima ye yari umugabo ukunda imbuto cyane abakire murabizi bakunda imbuto ninjye wahahaga imbuto ninjye wakarangaga inkoko yakundaga inkoko ye yajyaga muri firigo navukoze iyo watekaga inka ihene nta kibazo ariko inkoko ngaho z'Imana izindi nkoko yakundaga inkoko cyane inkoko kuko zikora ry'inyama menya ariyo mpamvu naryaga akaba ari njya kubika inyama ze muri firigo akaba ari njya zibaza nza gukundwa cyane rero ariko nanone bari abakire stoke ye yabaga irimo nk'ibishyimbo nka toni nk'eshatu ukagira baracuruza burya nakunda bisanzwe byinshi wabireba ukagira ni amangazini ariko akagira impiri mu mufuka Yesu ndashima Imana ko yakubatuye yagiraga impiri mu mufuka niyihe ibaze tuvuze impiri mu yandi magambo ntarekura amafaranga yari afite ubugugu mu kinyarwanda kimbitse ubwo ibaze nawe twari hari abakozi babiri n'umuryango w'umudamu we bageze kuri 4 nanjye wa 5 n'abakozi 7 n'umwana w'8 n'uwo wifura 9 nawe wa 10 n'umugore wa 11 hari ibintu ibaza abantu 11 ibiro bitatu by'ibirayi mu by'ukuri mwagira ngo ndabeshye byabamarira iki urumva ko byarahindutse ni ukurya ugasigaza Imana imuhe umugisha haleluya ubwo igihe cyaje kugera numva ndavana ndasonzereza cyangwa ndagirira inzara mu rugo rw'umukire reka nigendere maze kugira imyaka igeze muri 12 15 gutyo nza kumenya amakuru k'abana b'iwacu bose ataraho tuva indimwe bo mu cyaro baza gushakira ubuzima he ikabuga gare yabaga kuri iriya station ku muhanda kuri kaburimbo iriya gare abayizi ije vuba indi yabaga muri kaburimbo nza kujyayo ariko nari maze kugira udufaranga nari umupagani naragavuraga banumaga ibigori ngo mugabo n'imbuto ngagavura mutaza kumbaza ngo none wakuye tike hehe naragavura gasori ubwo igihe cyaje kugera ntega imodoka zari make murabizi yari senkani igiceri cya senkani ndagenda ngera rya Rubaga batarakorera imihanda mbangeze ikabuga burya Imana yigushaka iragutoragura kandi niyigutindije isiga igutegeye igusigira tiki ubwo igihe cyaje kugera rero ngerayo mbona ba Rugambwa Imana imuhe umugisha ari muri Mozambique ndahamasangana niyo ngabo n'umukuru wabigisha w'abasirikari gabiro Imana imuhe umugisha abo twarabyirukanye nasanze aho ngaho hari nundi ushinzwe protocole muri Rwanda ya nawe n'umusirikare Kavisi Imana imuhe umugisha ubwo abo nibo babashije kunyakira harimo na murumuna wanjye wundi y'umutagisi voiture bita Thomas nawe arankurikiye ari kundeba ubwo igihe cyaje kugera rero bacuruzaga ubunyobwa bukaranze n'imikati none ari mfite 1,100 uzi gucuruza 1,100 ukajya kurangura imikati ugashyira ku kaboko ukirukanka 1,100 wabukati ugashiruka rundi kugira ngo ubone murase yo kurya none se aho ntaguciye mu ijambo wararaga hehe watahaga hehe reka nkubwize ukuri rero ngewe nabaga mu mufuka wa kirojana buriya imifuka buriya ntimuzarebe mayibobo ngira ngo mujya mukurikirana uriya mupasitori umufuka uriya mupasitori wari ugahagarariye abamereyine hano Rwandegisi warebye ko ibyo byahindutse Imana yamuhindura amateka buriya ntitukarebe bari abana ahubwo tujye tubasengera nimba hari icyo ufite tubavane muri buriya buzima ubabwire ngo Yesu aragukunda nararaga mu mufuka ubu umugabo waraye mu mufuka wa kirojana navaga gucuruza nkajya iruhande rw'ibaraza nkegama nkarara mu mufuka wa kirojana ariko abo bahungu bakama icyo kurya abona kubwiye bamwe b'abayobozi Imana ibaha umugisha igihe cyaje kugera rero amateka arahinduka hari umugabo wakoraga kuri station bitaga Kapiko yari hari ikabuga iyo station bayitaga Kapiko abayizi barayizi ni yahindutse ndumva ari Inesi hano Sonatibe iriya nayo yahoze yitwa Kapiko ubwo birangije umugabo wayikoragaho bamwita Murenzi ndashima Imana ko uwo Murenzi ubu none sa ntakira umupompiste ahubwo nijera w'abapompiste ba Mogaze hano aho bita Mukanzayire ubu barahari ubu iki kiganiro ari kukireba Imana imuhe umugisha tumusabiye umugisha haleluya agiteza amatwi numwe mu batangiye kumenyesha umugi rero ubu baduteza amatwi ari no kutureba ubwo mba ngira mvuga ubu buhamya ngenda etape par etape kugira ngo abo bantu ko ntabatuburiye
nibagera kuri Murenzi bagiye kunywa banywesha imodoka bavuga ati Murenzi ko twumvishe umugabo witwa Rudasingwa Jean de Dieu agutanga ubuhamya, uwo mugabo koko waramufashe umuhindura ubuzima byagenze gute? Niyo mpamvu mvuga abantu mu mazina. Igihe cyaje kugera rero bavandimwe, ankura Kabuga arambwira ati ngiye kukujyana mu Gatsata gukora muri depo ya Primus na Fanta, gukorera ubwo ni 2006 ugiye gukorera uwo bita Caritas, bamwita Caritas, uwo mudamu yarapfuye ariko abana be baba muri Zambia, abandi baba South Africa. Iriya hoteli yitwa Kilimanjaro hariya mu Gatsata ni ya se wabo. Umwana wabo bamwitaga Fisi, ubaneza amatwi mu bihugu byo hanze, namubwiye ni ujye kuri channel uratubona. Ubwo birangije icyabivuyemo ni igiki, yangejejeyo umva umugambi w'Imana kugira ngo itwigishe akazi kose bavandimwe mu nkurikiye. Yangejeje mu rugo ambwira ko ari depo ngiye gukoramo. Murenzi ari kunyumva ari no kundeba, anjyana Imana imuha umugisha kuko ari mu bantu batumye sobanukirwa i Kigali. Anjyana mu rugo rwo kuba nimukareba ari abantu bakora akazi ko mu rugo, mujye mubita kari abakozi bo mu rugo mu ngo zanyu, ntago ari za karyasi nk'uko abisi babivuga, ahubwo ni abakozi bo mu ngo zanyu. Abandi babita ba Rwesa. Ariko Imana ishimwe ko ba Rwesa Imana yatwibutse. Ubwo cyaje kuvamo rero yangejejeyo, nababwiye ko iwacu twari dusobanutse, sinari nzi kugenda n'ibirenge. Mbona bazanye sterine, ni sterine ni babyita ngo cyama steri y'inkwi iwacu nicyo kinyarwanda dukoresha, hano baba bararunze inkwi zitugigagiga nka ziriya abasirikare amasteri. Ubwo mbona haje imodoka nkunda gukoresha ijambo bita tata cyangwa ziramena ibi binovo ibi SMD bino bikamyo byantuze byanisana iri pakurura izana amasteri y'inkwi bararunda. Mbona banzana ishoka nshyashya, mbona bazanye. Ndashima Imana ko nasobanutse. Kera mu kiganiro natanga cyangwa mu buhamya natanga kuri radio Mucyo navugaga ngo ni batayo ngo yinkwi, kandi batayo bode ni y'abasirikare. Barabwira ati ntago Imana ishimwe ko yambaye gusobanukirwa, ntago ari batayo ahubwo bazanye imyenda byinshi yo gufura. Yadukuye habi yaratubatuye, Imana ishimwe n'aka gasura mfite. Ubwo birangije rero bakristo bavandimwe bantu bankurikiye, banyarwandakazi n'inshuti zacu zo mu bihugu byo hanze, bazanye imyenda myinshi. Barambwira ati rero Jado uzajya ufura iyi myenda nimara kuma unayipasi, kandi wacu hari abakozi nahinzi gupasa izirankwi amakara. Icyo gihe igihugu cyari kitaratekana neza, umenye ko abacengezi bari bameze nabi muri za Ruhengeri. Ubwo bagira udutera shuma, ariko ndashima Imana ko Uwiteka yabatugabije tukabirukana mu izina rya Yesu, abasaba imbabazi bakaza mu buzima busanzwe tukababarira. Imana ishimwe ko twabaye bamwe. Ubwo rero igihe cyaje kugira baravuga ati rero amakara imipaka imeze nabi, amakara arahenze. Twacanaga amakara y'amatizeti y'amatanzaniya, cyo gihe umufuka 2006 waguraga 2005, cyagiye amafaranga arafite agaciro. Apana ubu ngubu inoti ya 20 ugira utaha no muri envelope. Jado rero reka wenda twihutishe. Mwabantu mwe murumva ko uyu mugabo afite ubuhamya burebure, ariko wenda sa n'uwihuse ugwe aho wowe nyirizina watangiye wenda kuba wavuga uti jewe ngiye kuba umugabo, kuko urumva wagiye uca henshi mu ngo zitandukanye. Ubwo n'ubuhamya bwakubakaga ibyo wanyuzemo byinshi. Ubu noneho ku cyiciro wenda tuvuga tuti Rudasingwa Jean de Dieu ageze kuri etape yo kuvuga ngo ashinze urugo, byaciye mu zihe nzira? Ese urumva wari uri mu ngo wararyaga, ese ugiye kuvuga ngo ugiye gushaka nta kabazo k'inzara wahuye nako, wari ufite ahuba, ese byibura waje gucuruza, mbese Imana yakubakiye ubuzima gute? Murakoze. Narimbabwiye ko nari ngeze muri urwo rugo, ariko nihuse. Mwumvishe ko nagiye mu ngo zitandukanye, nkagera aho ngaho nkasi ibiti n'iki, ariko nihuse kugira ngo turaza kubaha nimero abazanshaka nzawubahe neza. Nibashaka bazishyireho bazandike, ndaza kuzibaha dusoza ubu buhamya cyangwa iki kiganiro tugiranye, kugira ngo buri wese uzanyenera cyangwa n'ikindi gihe mwanyenera ndi karibu. Ngende fiyeri ni karibu rwose, nta kibazo gihari.
ubwo rero nihuse reka njye mu mwaka wa 2007 hari amateka yo gukizwa kwanjye n'amateka yuko nduwo ndiwe uyu munsi. Nihuse rero ubwo wa muntu hari abantu bavuze ngo wenda yagize gute yasimbutse, nihuse kugira ngera aho hantu wa muntu yaje kunsaba imbabazi. Nyuma yo kunsaba imbabazi numvishije ijwi ndyamye rivuga ngo mwana wanjye jado kanaka naza gusaba imbabazi uzamubabarire kuko atagaruye imiryango yawe yazimye, uzamubabarire kuko ari njye wicaye ku ntebe y'imbabazi, ninjye ufite kubabarira, uwicishijwe inkota niwe uzayicishwa, wowe ntago ufite kwicisha inkota, umubabarire kandi ntuziyandurishe ibyo kurya bye cyangwa iby'indishyi. Ibyo mbabwira abakristo bavandimwe banyarwanda muteze amatwi cyangwa munkurikiye kuri iyi televiziyo, nuko uwo muntu yansabye imbabazi nk'uko ijambo ry'Imana ryansanze nta muntu nyongoreye numvishije ijwi rikongera kunsanga ndi ku kiraro hariya ku Kinamba saa 8 rikasubiramo nkajya munsi y'ikiraro nkabura umuntu nkajya kubwira uwo bita Apontre Imana Muhumugisha ntabwo mbicagagura. Genda gahoro wigira impungenge, genda gahoro. Uburyo wenda mwahuye akagusaba imbabazi n'iryo jwi ryo ku kiraro ku Kinamba, uburyo waryumvise ku kiraro hariya barahazi ujya Nyabugogo cyambere, bitubwire neza. Ubwo n'uyu muhanda uzamukujya ku Muhima hano, iryo jwi bwa mbere ko ryagusanze twaryumvise wenda ni mu nzozi. Iryo ryaje ndyamye ari mu nzozi, ariko nza kubyuka natse imodoka nari ndimo, si yari iyanjye, yari yo kwa mabuja nararagamo, mbura umuntu njya muri jaride. Ni hariya nasaga inkwi nkafura ntazi gufura, ari naho naje kuva nirwaje mbabwira ngo iwacu bantekereje kubera imitwe kugira amave ubuzima bwari bwanze. Ubwo rero nihuse naje kuhava njya gusengera Restoration Church Kimisagara, basengeraga mu mahema ndabyibuka ari fundraising yo gutanga kugira ngo bakore rwa rusengero mubona. Imana ishimwe ko yabahaye urusengero rwiza. Naje kumva ijwi saa 8 muri uwo mwaka wa 2007 rivuga ngo mwana wanjye, risubiramo gatatu, mbabarira uzababarira uriya muntu nk'uko nabibabwiye bwa mbere. Nshaka umuntu ndamubura, mbuze umuntu nsobanuza Apontre Masasu n'uwo bita Mukwiza Simio na Apontre muri Canada. Apontre Masasu Gasore we ari hano Kimironko kwa bamushimire ni hatuye abamushaka kumubaza, afite na Eglise Church imasoro. Ubwo rero nshima Imana ko yangiriye inama n'uwo bita Pastor Bosco yarapfuye, Imana imuhumugisha n'iruhuko ridashira, bangiriye inama yo kubabarira, bangira inama bambwira ko ari n'ijwi ry'Imana ahubwo nkwiriye gukizwa. Ubwo nihuse wa muntu yaje kunsanga muri Kigali yansaba imbabazi, ansabye imbabazi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, naramubabariye rwose. N'ubu nongere mvuge ngo naramubabariye. Ni inshuti yanjye, ndawakire, ni inshuti yanjye magara. Tena nkoresha iyi mvugo abantu bambabare bari kunkurikira cyangwa bari kundeba, hari bamwe mu muryango wanjye basigaye aruta kandi ari umwe mu badukoze mu ndo, kuko ngo wicisha bugufi azashyirwa hejuru, kandi kuba Uwiteka byigisha. Haleluya. Ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka, ngo kandi guca bugufi kubanziriza icyubahiro ubukire n'ubugingo, cyangwa ibuye bita Marijane. Marijane ni ibuye ry'igiciro cyinshi cyane. Ndagira ngo muri ubuhamya bw'umuntu w'igiciro. Ubwo nihuse rero maze kubabarira uwo muntu numvishe mu mutima wanjye neze, nta kibazo, ntangira kurwana n'amajwi y'imiryango yuko nababariye. Babandi njya mnigishe nkababwira ngo ko mu bacu kazabavana kazabageza, yako mu bacu karatangira. No kuvuga ngo ukibabarira wahuye n'intambara z'uko wababariye imiryango yuko nababariye. Njye mbabwira yuko ntasaze batanandoze, ahubwo nabikoze bikoreshejwe n'umwuka w'Imana n'umwuka wera, nigena nama yanjye y'umutima wanjye, kandi niyumvishijemo kubabarira. Nukuri Imana ishimwe ko nababariye, ishimwe kandi nabo nababariye nabo bakiriye imbabazi. Turakomeje rero, utangiye gushaka ubuzima ku ruhande, ubwo ibyo kuba mu ngo zivuyemo, none utangiye kwishakishiriza ubuzima ku ruhande. Waba waracuruje nawe byagenze gute? Ubwo nihuse nahise nkora mu kabari kuri Transite ku nama nkuru y'urubyiruko. Hari akabari bita Transite kwa Musonera Edouard, nakoranaga n'abana bitabaye Mabure, ubu n'abagabo nabo bararongoye batwara imodoka za KBS,
ubwo rero muri urwo rugo nahajyanywe n'umugabo bita Gisaka atuye hano ku Kinamba, Imana imuhe umugisha kandi mwagura imbago nkuko yazagura ya besi, ni umwe mu batumye ntangira gukirigita ifaranga. Haleluya. Ubwo ngeze aho hantu narakunzwe nkundwa n'umugabo ariko nkagira ikigerageza, ariko abagore bakanyaga ariko nashimye Imana ko basigaye bagunda cyane kubera Yesu. Umugore akavuga ngo ndagavura, umugabo yamura uruhushya rwo kujya gusenga, umugore akanungunika, bakanyiba naza bagakora imibare bagasanda homba, nkemera nkishyura, nkahora mu bihombo nishyura ntakora kuri faranga. Igihe kimwe kiza kugera uwo bitaga Lucky Dube aza gucuranga mu Rwanda, ndiyiba ndagenda nabana n'agato njya muri stade, nabana ibi n'iby'agato, niba Imana inkunda intoragura aha hantu, ndagenda avana ibintu by'agahato ndabirambiwe. Awese Jado, ugiye mu gitaramo cya Lucky Dube, ugenda ufite ibitekerezo byo gukizwa, wumvaga Lucky Dube ari pasiteri, wumvaga ari umuhanuzi, cyangwa ni ya majwi yakurwaniragamo cyane ko utari bwakizwe ngo bijye ku murongo? Lucky Dube rero buriya kwiga ni na byiza, buriya indirimbo ze hari abazumva bakamutera amabuye nubwo atakiri, Imana imuhe amahoro n'imigisha, ariko indirimbo ze zubakaga ubumwe, zarigishaga, zari urukundo. Ahubwo twebwe abantu dufite imyumvire yo hasi nitwe tuzitekerezamo ibindi bintu, ariko nge nagiye nkurikiye inyigisho ziri muri izo ndirimbo, ariko tageti nari mfite kuko numvaga ngo ni umuntu w'ikirangirire, numvaga yankoreraho umugisha, niko natekerezaga. Ubwo ngeze muri stade ndabyibuka igiterane cyarangiye cyangwa konseri mu masaa 9 y'ijoro, kuko ba Alpha Burundi bari bahari na Nati Diredi bahari, baza abapolisi kwirukana abantu ngo nzi ko ndi buraremo. Kandi ubwo kwa Musonera aho nakubwiye kuri transite bari banyirukanye, umugore nakubwiye ko yandwanyaga, Mama Fabrice. Ariko nshima Imana ko namubabariye, nawe yarambabariye, turabanye n'ubu ngiyeyo nta kibazo, namena twanywaga fanta. Haleluya. Ubwo birangije rero baje kunyirukana saa 9, ndagira ngo ubwire wowe nkurikiye uri kundeba, urugendo rwa masikini utagira ngo nari masikini mu bitekerezo, ndi masikini mu nzara, nshonje bimeze nabi, nta giceri cy'icumi nafite. Ibaze ugiye kuva hehe kuri stade Amahoro saa 9 z'ijoro, utashye hehe Inyamirambo, ntugira naho kuba, nta hantu wari utashye? Ntaho natekerezaga biwacu, njya bivuga nkavuga ngo abasore twiganye bamwe babaye abasirikare, abandi bamama icyo bita ibishyimbo, ibintu byo kujya kugura imyaka, barazamutse, ndajyayo ndaseba. Burya uwunkurikiye cyangwa uri kundeba, jyaho wiha agaciro, ugire mayindi cyangwa ugire confidence, icyizere muri wowe. Perezida wacu niwe uvuga ngo nta muntu wakugira wowe icyo uzaba cyo uragiharanira kandi kigaturuka muri wowe ukakigeraho. Nta muntu wakubakira ubuzima. Amina. Akongeraho ngo nutiha agaciro ntawe uzakaguha, agaciro ni wowe. Haleluya. Ubwo rero igihe cyaje kugera, ndagenda n'amaguru bwakeye ngeze hano peyaje. Ubwo mpageze rero nihuse, burya reka nkubwire, mu byo ukora byose ujya wigirira icyizere. Naje gutumwaho n'umugabo bita Karisa, afite murumuna we bita Jeff. Karisa ni umwana ariko ubu ni umugabo, arubatse arananduta, arashaje. Ni umwana w'umugabo bita Gafurama, nyiri etaje ya Pan Africa Hotel. Ndagira ngo abatwumva baturiye mu mujyi bamwegere. Pan Africa Hotel yayisanumaho njya gukorera, nanjye ndumwe Imana, ahubwo nanjye Mana ndawakiriye umugisha, nubwo nagiye kuvuga ngo Mana nyongerera umugisha, ni wume wongera ufate. Ndumwe mu batumye Karisa nyiri Pan Africa Hotel na bugingo n'ubu abo murokore nubwo bacuruzamo inzoga, burya ndagira mbatangarize, ariko barakijijwe, agakiza afite na Jada afitemo uruhare. Ni nkuko mbeba y'inzungu bambona ndi kuririmba nambaye fime n'amashene, bati mbe birazimiye, agakiza kavuyemo, ahubwo ubu ni ngubwo ndi kukinjiramo. Haleluya. Ubu ni bwo uri kukinjiramo mbeba y'inzungu, Imana iguvugije. Ubwo Karisa yantumyeho, tujya Pan Africa Hotel, ndakora Imana mu bwenge. Ibaze masikini ivuye mu muhanda nta kintu ifite, ndangije mba cyo bita Broman, uhagarariye abandi bakozi, nari uwa kabiri kuri Jera, cya kuri manager nari uwa kabiri.
ndi boromani kuri kontwari mashuri 6 abanza nayo ntago nayashoreje muri Kigali na 3 yonyine nibitse cyongereza ndadidimuza igiswahili igifaransa ni Yesu wenyine ubu ndashaka kwiga igishinwa amen nayo nibagiwe n'ikirimi biti gihe burayo ndakizi Imana ihabwe cyubahiro za efata twaragoboto Imana igubugisha mukozi w'Imana ubwo birangije nageze aho ngaho Panafrica Hotel umuyobozi w'umujyi wa Kigali yari Kirabo cyo gihe baje kudufungira hoteli yacu baravuga ngo tubanze tuvugurure Kalisa yimurira akabari aho bita mu bishuhe ahoze mu kiyovu cy'abakene amazu yaragihari batarasenya batarashyira ira mutirurirwa tukora yari akabari kagenda cyane naho umugore ntiyankunda ariko nshimye Imana ariko se Jado wowe impamvu abadamu batagukundaga ubona ari iyi njyewe ngiye kwigereranya n'umuntu umwe abari ububyumve baravuga ko ni shumbukuruje ariko ndaba nigeranyije nawe bitewe n'intambara yahuye nazo navuga ngo nari meze nka Yosefu abagore bifuza ko ndyamana nabo kubera ubwiza nari mfite kandi n'ubu ndi mwiza uri mwiza rwose nkanga gukora icyaha kandi ndi umupagani kuko Imana yari ifiteho umugambi kugira ngo uyu munsi mbwire abanyarwanda ubuhamya butarimo pirate butarimo gutana butarimo mosiyo buhamya butomoye ubwo birangije ariko yahuye n'ikinyafu umudamu ubwo ndabyibuka umugabo yari amaze kugura imodoka ya golfe y'umweru aza kuyigurisha umugore ashaka ibintu bya divorce nibwo byari bikiza bakora divorce baragabana atwarwa na manager bita Pascal bajya muri Uganda ubuzima burabacanganye nibanira na Kalisa ndashima Imana ko umukobwa yo witonze uri umukobwa nubwo natanye nkubwira ngo ikigerageza urimo gishobora kukubera igisubizo umukobwa twakoranaga bamwita Mimi ubu ngubu Kalisa uwo nguwo niwe mugore atunze iyi saha barabyaye bari hano Panafrica Imana ibaha umugisha ndashima Imana ko navuye kwa Kalisa bagarutse Panafrica Hotel Imana imaye icyerekezo mpakuye udufaranga duke cyane njya gushinga mangazini cyangwa boutique kwa Mutwe hakiri umuhanda w'ibitaka kwa Mutwe hariya nawe washinze boutique kuri karakazo aruhande rwaho hari agacinjiro cyangwa bitaga kiriro bacuruza ibintu bya okaziyo buriya no kuvuga ngo nawe uri umuntu mbese hari ahantu iyo hageze uhita uhiyumvamo ndahazwi bashaka kumenya babaza na mama Claudette nyiriri ya bare hariya kuri 40 bita Micopo Cafe Etoile d'Or hariya naho narahayoboye kubera Imana naho ndazwi cyane twihute rero waje gucuruza boutique irakomeza byagenze turashaka ko nyirizina ugwa ukizwa neza ahantu nyirizina Imana yagusanze kuko urumva wanyuze mu buzima bwinshi waracuruje wenda bishobora kuba byarahombye gutyo naje gucuruza nihuse byari 60,000 kubera Imana yari ifite umugambi birazamuka nihuse biba miliyoni 7 ntago nari nzifite cash mu ntoki ahubwo nari nzifite mu bintu ncuruza ndi umuntu ukomeye cyane hari kuri ririya tara neza kuri ririya tara uhagiye baguha ubuhamya bwanjye ubwo nari mfite manager bitaga ndumva baramwitaga David irindi naryibagiwe muri kuri radio nari naritanze ababyumva babyumvishe kuri radio bashobora kumva katavuze irya kabiri iminsi iratujyanye kandi burya ntago twita ku byashize kuko Yesu yabihinduye bishya naranamubabariye nimba kiriho icyo yankoreye uwo muntu twarabanaga mwitaga la frere noneho babizi igihe kiza kugera njya mu rugo kureba umukecuru nawe maze kubona agafaranga arwaye igifu akunda kurwara igifu Imana ishimwe kuko ikimudutije ubwo naje kujyayo ndahamusiga arancururiza abaturanyi babizi imodoka bita Stout mu yandi magambo mu cyaro bitaga 2 ni imodoka y'umuyapani yari ikomeye ya Hirigisi Stout buriya ndayanga buri wese yanga ikintu bitewe n'impamvu iyo modoka niyo yaje gupakira boutique yanjye ubwo naragiye ahitaze n'uwo David irindi naryo bagiye mu mbabarire bagifite kuri machine bafashe ubwo buhamya mwagenda mu busangiza abandi rizina mukarivuga nta soni binteye ubwo yaje kuzana abantu bapakira ibintu byanjye byose nk'uwimutse abaturanyi baravuga se mugiye ati turimutse na murumuna wanjye Jado yagiye gukora inzu ku Kinamba niho twimukiye kumbe ndi mu rugo ndazamuka ku bukeye ngeze mu rugo iyo ikintu kibukubeho mu mutima wawe burya
ikintu cya mbere n'umutima nama wawe. Ubuhanuzi bwa mbere n'umutima wawe ushobora kuguhanurira. Nahise numva ngize ubwoba muri nge, mageze ubwo bansanga harakinze, nsanze hakinze, abadamu ndababaza, mugenzi wanjye ariye, barambwira ati mugenzi wawe none se nimwapakiye butike nimwagiye nimwimukiye ku Kinamba? Ariko se ucyumva nk'iyo nkuru ntabwo waguye muri koma? Nabaye nk'uguye muri koma ho gato mu bitekerezo, ariko nimeze nk'igishushushungwa nyifite akenge gato. Nari mfite urufunguzo rundi ndakingura, maze gukingura ndinjira nsanga nta kintu na kimwe kirimo, harimo igitanda n'imyenda gusa. Hari ibitanda bibiri bihuje, buri wese arafite igitanda cye, naramwizeye. Shuti, ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko nanone nongereho ariko umuntu ni mugari. Imana igiye iduha ubwenge. Haleluya. Ubwo igihe cyaje kugera rero nihuse kujya mbabwira aho nageze nka Burundi we uyu munsi. Ibintu byaje kugenda, bimaze kugenda nitabaza uwo bita Kalisa, yatwaraga komiseri wa polisi, uwahoze ari komiseri wa polisi Gasana, niwe wari komiseri icyo gihe. Tuza kugenda turamushaka umuntu, turamubura, baratubwira ngo yagiye muri Kongo. Papa wiwe afite inzu hano Kimisagara, nje kugira ngo nje mvuga ibintu bumve ko bifite impact. Ubwo birangije icyabivuyemo ni igiki? Nyihuse rero ibyo naje kubyibagirwa ngeza mu mwaka wa 2010 noneho aho amateka agiye guta 2009 amateka nihatangiye yo kwitwa umugabo. Uba hehereye ubwo aho 2009 nabaga mu Ndabo, buriya ndi inshuti n'Indabo na Jaride. Nabo yatubwire waraye mu Ndabo hehe? Kwa Gasasira. Reba hano ugeze kuri hoteli bayitaga ngo kiyari Manimata Beseka. Kuri Beseka niho ukatira ukinjiramo gutya ahantu hahoze umurenge wa Nyarugenge, ukagera kuri uyu mugabo ndumva yari yongirije Gacinya mu bya Rayon Sport, sinyimwibuka, afite hoteli. Imbere gatoya hari ahantu hari ibintu bya clinique kubita kwa Gasasira. Hakaba hari umugabo nakoreyeho umugisha, nujya mu kintu ukabona Imana igutije akazi cyangwa igutije ubuzima, uzashaka abantu b'inshuti, inshuti ziki z'umumaro. Uwo muntu namugiriye neza, noneho ngiye kuharara ku ibaraza muri izo Ndabo nsanga niwe muzamu wabo. Imana imuhe umugisha n'umunyakibuye, ruba baramwitaga Eric, iminsi ni myinshi, bambabarire. Nimba nibeshye iryo zina bambabarire, rikaba ridahuye n'iryo natanze kuri radio, ariko ndagira ngo mbabwire ni umunyakibuye, arahari nawe ubwo buhamya arabufite. Icyo gihe naraye mu Ndabo, none ikibazo kiba icyaho kubika imyenda. Mana nawe ubwo hantu nagiye mava nababwiye hose, nari maze kugira akavarisi k'umukara ka 11 mbika mutwenda, nkabwira uwo mugabo akambikira ahantu yabikaga imyenda ye dutoya twameneke. Ubu ntago nakemera, Yesu yabigeje neza. Birangije rero icyaje kubivamo ni igiki? Naraye muri za Ndabo, kibazo kibice kurya. Arambwira ati se muvano ko mfite akawunga uragatekera hehe? Reka mbabwire bavandimwe, wowe Juste nakoreyeho umugisha ndakwambutsa nkujyana muri Mozambique, urankurikiranye urukundeba, narakubabariye Imana kandi nawe kwagura imbago nubwo yazagwe yongere yagure, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunda abanzi banyu. Uwo musore impamvu mvuze ayo magambo ni nge wamuhaye 50 byo kurotira perime ya butike itaracika. Noneho baza kumfata kunjyana muri Mozambique inshuti, aho ndi bugere aribwo nari kurongora, nohereza uwo muvandimwe aragenda aribagirwa. Nubariyo. Ariko tujya tuganira, Imana imuhe umugisha. Igihe cyaje kugera bya kakawunga barakama, impamvu namuvuze njya kwa Juste nganize imbabura, anyima imbabura nyuma n'isafiriya, mbura aho mbitekera. Naramuhaye 50,000. Waruri mu ishuri? Nari mu ishuri. Niyo mpamvu navuze ngo ikigeragezo urimo giturizemo, icyo kigeragezo urakivamo kibi gisubizo. Amina. Ubwo icyabivuyemo ni iki? Uri mu Ndabo? Ndi mu Ndabo. Indabo nzibamo, ubwo ndavuga nti se nta hantu basenga binzamo. Kwa Rugamba barasenga muri Bethsaida Holy Church, basengeraga hari yahahoze bavuyemo hahitajyamo Patmos, hano munsi ya Maha, zari kuri ya Maha. Munsi yaho hari urusengero runini cyane bitaga Bethsaida Holy Church. Imana ishimwe kuko pastor Imana yabahaye urusengero rwagutse mu Gakiriro, Imana bahumugisha ku Gisozi. Aho niho nageze. Kayitare ni umupasiteri muramuzi w'impumyi, yasenya ubumuga bwo kutabona, ufite ubumuga bwo kutabona. Ni umupasiteri navuga ngo ufite amavuta y'Imana, bamwe mujya mumubona no kuri TV ndumva yicano yarayiciyeho.
ariko ni umugabo ufite amavuta. Impamvu muvuze ndi kugira ngo abamuzi mubashe kumenya yuko nawe ari mu bampanuriye. Yaramanuriye icyo gihe twagiraga urubyiruko ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ku wa kane, aravuga ngo umva ngo uri mu nguni wa musore we, ngo haguruka. Ndahaguruka ngo mvuke Imana ivuganye nawe, ngo Imana igiye kukugira uwukomeye, ngo Imana ikuye inzara ku munwa wawe, ngo Imana igiye kukugirira neza, uzaba uwifuzwa mu muryango. Imana imuha umugisha. Nabyakiriye ndi masikini sindakizwa 2009. Ubwo reka mveyo ndavana barantuburiye. Hari ibintu byo bita Bedside Imana yaguri, niyo yatangije fundraising yo gufasha abantu, bagafasha abantu b'imbabare muri urwo rusengero batitaye kuri church runaka cyangwa kuri eglise cyangwa itorero runaka. Bambereyeho bamikiro cy'igitoki, amakara, bama umunyu n'utundi dukeye. Ndagenda naragiye muri za ndabo, nsanga wa muzamu ntaraza, yazaga nijoro. Ndazamuka ibaze kujya kuri Baoba Makuza, Imana imuha umugisha. Makuza François ni umugabo w'iwacu, ni umuprofeseri ku kigo cy'Isake College Rukoma. Niwo wanije n'umugore w'Imana imuha umugisha, bankoreyeho umugisha, banize isafuriya ndarya cyane kugwa ivuto. Uzi kugwa ivuto ukabura uruhaguruka kubera inzara, bama n'icyayi cy'amata. Ntabwo nabiherukaga. Na Felician Imana imuha umugisha yakoraga muri bureau politique, we yavuyemo ni umuprofeseri ni umuganga ni Kanombe, nawe aradukurikiranye. Felician ni muri umuna wa Makuza, ibyo bintu arabizi. Uzi guteka igitoki amakamba kanga kuvamo cyumweru dede. Narakiriye gwivutu ububondo buraza, ariko abari kumbona murabibona. Yesu yabigenje neza, ndo mugabo ndakeye. Igihe cyaje kugera rero nihuse, niho ngiye kugera nihuse, njya ku Kinamba ku itorero bita ADPR Church. Ubwo aho niho nahuriye n'Imana bikomeye. Angelus Imana ishimwe na Apontre Imana imuhere gukora idasheje onde yishwe na kansa cyangwa kanseri. Yari umugande ariko w'umunyarwanda wagiye kera, afite ubwene gihugu bw'Ubugande ariko atavuga ikinyarwanda. Nabimenye nyuma bavuga ibigwi bye, amaze kwitaba Imana. Niyo waje amanurira mu kiganda aravuga ngo haguruka, uzi umuntu uhanura mbabwire nshuti yanjye, abahanuzi b'Imana baracyahari. Agahanura mu ijwi ry'Imana, agahanura mu izina ryawe atakuzi. Rudasingwa JEAN DE DIEU, Imana iravuze ngo mvuke ivugana nawe, igiye guca amoko ihereye kuri wowe, igiye guca amoko mu muryango w'iwanyu ihereye kuri wowe. Iguhaye umugore w'umuhutukazi, uramusanga set and never, uramusanga set famille, azaba afite amashuri 4 yisumbuye, azaba ari kwa nyina wabo mu Kiyovu cy'abakene. Uwo mwana w'umukobwa ubwo yabimbwiraga arayivu ko ndi bubibone, niho ngiye kubabwira Imana nabonye. Arangije ako kanya arangije arambwira ngo urasanga yambaye kuteri mu matwi. Arongera arambwira ngo usibye na kuteri urasanga afite telefoni bazitaga 2,100 nizo zari zigezweho. Araguye 2,000 umaze kumusezera. Ikindi wazaba ari umugore wawe, imiryango izakurwanya ariko ntizagutsinda. Imana igiye kuguhuza n'umuntu ukomeye. Ubukwe si wowe uzabukora. Ni 2009. Arambwira ngo mvuke Uwiteka avuganye nawe. Ndagira ngo ubwire ko hari abakozi b'Imana bahari, ndagira ngo mbabwire ko hari abahanuzi b'Imana bagihari. Arambwira tumvuke Imana ivuganye nawe ku itariki 7 kondisiyo 2011. Ku itariki 7 2011 ku wa 4 saa 8 z'amanywa bose babireba uzasezerana mu rukiko. Imana igiye kugukorera ubukwe ikoresheje umuntu ukomeye. Arambwira ngo umva ikindi, uzajya iwabo gufata irembo, iwabo nabo kubera amoko bazavuga ati se ubu bwoko wabibanje kubitekerezaho. Atariko ikimenyetso Imana iguhaye kari urugo rw'umugisha, nuko iwabo nta muntu wigeze yiyandurisha ibintu bya jenoside, nta n'uwafunzwe azira politike, nta n'uwafunzwe azira kwica abantu. Nicyo kimenyetso nkwaye. Ikindi ni abana 10. Ubwo nihuse rero igihe cyaje kugera, aranambwira ngo Imana ikuinzara ku munwa wawe nkuko Kayitare Jean Baptiste yabivuze pastor. Ubwo igihe cyaje kugira mpura n'abantu bafite ibigori live ku kanya, atari bya bindi barokore bategereza. Njibyangi bikora live nk'ibyo yakoreye Hategekimana Jean Claude Mbeba y'inzungu Zakayo. Ubwo igihe cyaje kugera rero murarubona ibigori mu muceri. Reka mbabwire igitangaza kiri aho ngaho. Uzi ko nicishijwe nuko navuga mu Kiyovu mvuga ngo ndebe y'Amana y'abarokore, niho mushaka kumva aho nakirijwe. Ubwo narahaciye maze kuhaca wa mukobwa ndahamusanga.